Mwaramutse neza nongeye kubashimira iyi tariki dufata mugenzi wacu muri showbiz nyarwanda wabashije kwitaba Imana kugira ngo tuvuge ngo Imana imuhe iruhuko ridashira kuko hariya ni iwacu wa twese tuzajyayo kandi umuryango we dufashe umuryango mu mugongo turawukomeje turi kumwe nawe tugomba kumufata mu mugongo umuntu wa showbiz nyarwanda hari byinshi yagaburiye abanyarwanda nubwo twebwe harimo abadashima harimo abagira gute ariko hari ibyo yaduhaye kandi byatugiriye akamaro twumvise indirimbo nyine afite impano zitandukanye azigeza ku banyarwanda bamwe barishima abandi ntibyabanezeza kuko twese nyine turi abantu ntabwo tunezerwa kimwe twongeye rero kubashimira mwibuke abantu bari kumuvugiraho navuga ngo ni ukuvuga nabi guys mureke ikirori kibanze kirangire bashyingure ibintu birangire ntabwo ari ibintu nk'abanyarwandakazi ntabwo bikwiriye kujya ku nkoranyambaga cyane tukavuga ngo yarirwaza ukajya ugasebya umuntu ngo ikimwishe ngo ni uko yakuye n'inda ese wari uhari kwa muganga wowe ubivuga ese wageze kwa muganga mbere yo kubivuga nyagasani mujye mureba nitujya kuvuga dukarage ururimi gatatu mbere yo kuvuga amagambo ubwaryo iryo jambo byonyine urakomeretsa umuryango we ntiwigeze umurwaza ntiwigeze uza kumusura ariko ukishyira ukavuga amagambo adafite cumi na kabiri ahubwo ari mu gukomeretsa abantu guys mumenye isi murimo mumenye kubana n'abantu ntimukajye mwihutira kuvuga mutazi ibintu mwahagazeho mutabonye ahubwo mushaka agaciro mutwike ku giti cyanyu ariko iyo ibintu byageze ku muryango sayidi y'umuryango ni ikintu kiba gikomeye cyane kandi kinumvikana kandi n'uwo ari we wese uko umuvuga nawe ejo ni weho bishobora kuzakubaho ntabwo rero nk'abantu b'abanyarwandakazi rwose iyo mico ikwiriye kujya ku nkoranyambaga ugasebya mugenzi wawe yes turi abantu turakosa ashobora kuba hari ibyo yakoze bitari byiza pe kandi yanabisabye n'imbabazi aravuga ati uwumva wese wo nahemukiye azambabarira kandi mu buzima nawe ubwawe wewe ubivuga usebya mugenzi wawe mumureke yiruhukire mu mahoro yatashye yaba ari uwamuhemukiye yaba ari uwagize gute mumureke atahe uwabikoze nawe Imana izabimubaza kandi mbari n'icyo cyaha yaragikoze Imana afitanye urubanza n'Imana wowe nk'uweho nk'umuntu nta rubanza ufitanye nawe wiza gushinja mugenzi wawe kuko abikora ntiwari uhari ajya gutwita iyo nda ntiwari uhari ntiyaje ngo abikubwire kandi ntabwo ari ikintu umuntu ahisha ese waba ugize amahirwe yo kubona ikintu kizakuvamo kikungura umuryango wawe ikintu uzaza uhora ubona imbere yawe warangiza ukajya kukica icyo kintu murumva ibyo bintu muba muvuga ari byo ntabwo ari byiza banyarwandakazi showbiz banyarwandakazi mwebwe mubizobereyemo kujya ku nkoranyambaga mugasebya bene wanyu ntabwo ari byiza ahubwo icyo nababwira ni mufate mugenzi wanyu mu mugongo mwere kumva ko ibikuba byacitse ngimba umuntu yitaruye mumureke atahe mu mahoro nushaka uzamushyingure cyangwa uzabyihore ariko reka kujyana uvuga amagambo utahagazeho utazi neza ukumva bambwiye se wari uhari ujye uvuze mugenzi wawe yerere banyarwanda mugire umutima ukunda mugire urukundo ababashije kumufasha mwarakoze pe ndabashimiye njyewe ndabashimiye pe mwagize umutima wo kumufasha mwarakoze kandi na n'ubu sapoti yanyu baracyayikeneye pe mumufashe umuryango we mube hafi ariko ibintu by'amagambo mugabanye amagambo ahubwo ibikorwa imbere umuntu mba yatashye mumureke atahe mu mahoro aruhuke mu mahoro kuko natwe ejo tuzamusangayo ntabwo ibyo bintu bikwiye ubushize Buravani yagiye gupfa yavuze ukuntu yiyumva murangije bamwe muri mwe muravuga ngo ni agatwiko ngo
arashaka amafaranga. Ni ukuvuga ngo baba baje mu mihanda kwerekana impano zabo, kwerekana ubushobozi bafite. Ndumva kuba wajya ku karubanda ukajya abanyamakuru bakuze baje kwa muganga kujya kuvuga, wewe ujya kubivuga utaranahageze, ukajya kuvuga ngo umuntu ngo ni agatwiko ngo arashaka views arashaka iki. Ibyo bintu ntabwo byagakwiriye. Mbere yo kubivuga wagiye kuri tele usanga koko ari byo. Wibuke ko yabwiye abafana be abasezera nyuma y'iminsi ingahe Buravan yahitaga. Usibwa ko kari agatwiko, none na Dorimbogo ngo ni agatwiko ngo yererere nawe aritaye. Ibyo ntimunabiretse mugiye gukubitaho ngo yari atwite, ukagira ngo mwari muri kumwe. Mujye muvuga ikintu mwahagazeho kandi ntimukifuze gusebya bagenzi banyu. Mumenye yuko namwe ejo ari mwebwe. Mugende gake. Uyu mubiri twambaye ni ubusa, turawambika tukawusigiriza, ariko iyo waduhindutse nibwo tubibona. Yemwe wewe ubivuga gutya, uzajye ku bitaro urebe abarwayi bahari, nibwo uzahita umenya ngo ubuzima ni iki. Ibintu byo kwihutira kujya ku nkoranyambaga muvuga ibintu mutahagazeho, banyarwandakazi ntabwo bikwiriye. Mureke gufata umuryango w'umuntu ngo muwutumireho muwutererane, muvuge ibyo mwishakiye kandi mutahagazeho mwikiriho gusa. Nk'abantu ba showbiz nyarwanda ngenda bamenya, abashimye abashyigikiye Dorimbogo umuryango barimo kuwuha hafi ndabashimiye, ariko nanone abafite umutima wo kugenda basebya bagenzi babo mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye, ntabwo ibyo bintu byagakwiriye. Umuco nyarwanda kabisa sinzi muhinduka kabisa, ntabwo bikwiriye. Reka rero mfashe umuryango we mu mugongo mbabwira ngo ndabakomeje, mwihangane, mubuze umuntu ukomeye mu buzima bwanyu. Natwe turamubuze nk'abafana be muri showbiz nyarwanda, yaradufitiye akamaro kanini cyane, ariko ntabwo birangiye gutyo gusa. Tubari inyuma, tuzakomeza kubaha hafi, kandi ibikorwa bye tuzakomeza tubikurikirane. Ni ukuri mukomere, mwihangane, turabakurikirana kandi turanamukunda cyane. Imana ibihe ibiruhuko bidashira, kuko natwe tuzamukunda cyane bafana.